ahatari ubwenge ntabwo urukundo rwakubaka gusa, ariko ahantu hatari urukundo ubwenge ntabwo bwakubaka nawe. Ubwenge ntibukora. My God. Urukundo rutuma umuntu yinjira mu nzu adadabirana anuka byeri kandi uri umukristo utaranayinywa, ariko ukumva umugiriye impuhwe, ukamuterura yaguye ukamujyana muri dushe ukamukararisha. Urwo ni urukundo. Iyo ni acceptance. Okay, urukundo ruzana tolerance, kwemera. Iyo ukunda umuntu uramwemera, kwihanganira. Iyo ukunda umuntu umugirira impuhwe, iyo ukunda umuntu uhora utekereza ko ejo azahinduka. Ubundi urukundo rugira icyizere kidashira. You understand? Icyizere cy'urukundo ntikirangira. Hama rero umugore wese uri mu rugo utari impact, utari in love, ntago uzubaka ngo bikunde. Kuko umugabo wazajya mu bandi bagore unamufate, abantu barabafata live, ariko napfuka mukakubwira ati mbabarira wumve ko isi nta wundi muntu.